iyo bakina diplomasi nkuko bari bakinaga ubu ngubu bakavanga n'igisirikare na politiki cyangwa se kuva muri muhera za 2025 ko bakinye diplomasi bagakura M23 muri Warikare ikavayo ndetse M23 ikavana muri Uvira iyo bikora nkuko nguko byari bushoboka ariko simbona imbaraga zindi imbaraga zijyanye no kubanguza rasa M23 zikayisubizima biyo biragoye ikindi imigambi yabo yo gushaka guhunganya umutekano waho M23 yafashe ariko bagashaka no guhunganya umutekano w'u Rwanda ntago byari buborohere ni nk'ibi tvuga byo mu Gatumba bo barabura iminsi mike cyane bakwiziza imyaka ari 10 n'ingahe abanyamurenge bice mu Gatumba 2004 ku tariki 13 already ni imyaka 20 na kugeza uyu munsi nta muntu ubivugaho M23 yasohoye itangazo cyangwa isohora amadokima agaragaza uburyo Minembwe habereye iki ubwicanyi bumeze nka genocide so urumva deje already hari ibyo M23 na tw'i Rwanda bashinjaga leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi so kugarura bino nabo biratuma iminzani yabishobora kureshya uko umunzani waruri Minembwe wagaragaza ko leta igize gute iri mu mazi abira nabo bahise bazamura ikindi bazamuye kundi munzani wabo kugira ngo hatagumya kuvuga gusa ibyakora abanyamurenge ahubwo havugwe n'ibindi byose ubona ko bigamije kugarura kugarida cyase kuri inyungu zabo abacuruza bakwiye kurega leta bakwiye kurega leta bakayibaza ngo mbere yuko tujya kurangura dushora amafaranga yacu twayakurangura tukayafata uruganda rugakora umwaka wa kabiri tukarangura tukazana hano waruri hehe kuko ubundi igihombo gikwiye kubazwa leta icyambi gikwiye kubazwa Rwanda of Standard kikabazwa na FDA nicyo ufitiye abakunzi bawe n'abantu benshi bifuza kugira product zawe nuwe butumwa bafitiye muri iki gihe ubutumwa bwacu rero nk'ibisanzwe no gufasha abantu kwita ku buzima batarindiriye kuremba cyangwa bakababura mu buryo butunguranye ariho dukangurira abantu kumenya uko ubuzima buhagaze bajya bisuzumisha ku bitaro bitandukanye bamenye uko ubuzima buhagaze hakurikiraho ubujyanama iyo tuvuga ubujyanama rero ni ingenzi kuba umuntu agomba kubaho akafata ibiribwa bigendanye n'uko ubuzima bwe buhagaze ibinyobwa ibikorwa bitandukanye yewe no gukumira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nabyo twabivugaho kuko ama infection ari mu bintu bitera indwara nyinshi cyane tugarutse gatoya nko kurwanya indwara zituruka kuri mikorobe zisaba isuku ihagije abantu no turabakangurira gukora isuku y'ibiribwa kunywa amazi ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buryo bwo kwita ku mubiri abantu mwibuke kujya murya imbuto abantu mwibuke salade abantu mwibuke gukora siporo kumenya ibanga ryo mu bimera kubikoresha wirinda cyangwa wivura burya noneho ibyo bintu byose wabikoze neza hafi 80% kubera ko ibimera birakuvura kandi ntibigusigemo uburozi kandi umuntu wabimenye akenshi akira indwara atabaye nk'uzahara ari naho tugaruka ku mwihariko wa Prime Health Infinity dore ko dukoresha produits ziva ku bimera zikomoka ku mugabane wa Aziya ziba zikozwe neza ntibakajya bagira ubwoba n'ubwo bari ibinini ibyo byose bikagufasha gucukubira n'indwara zitandukanye nka diabete umuvuduko indwara zigogora igifu amibe umwijima n'indwara z'imyororokere zijyanye n'amabanga y'abashakanye kutabyara n'izindi uburyo bwo kutubona cyane cyane abantu bari mu Rwanda abari i Kigali ni nyuma y'isoko rya Kimironko hakurya ya restaurant bita Vision Restaurant karere ka Rubavu ni ku muhanda w'amadepo mu mujyi wa Gisenyi umanukiye mu iveni yo kwa Claver naho muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu mujyi wa Goma haruguru ya Rond-Point Siniers hanze y'u Rwanda rero muri Amerika dufite umuntu uhagarariye naho ibihugu by'Uburayi ibihugu bya Aziya Canada Australia n'ahandi dukoresha DHL ni posta Kambasuhuze na nabahe ikaze bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com mbanza no kubiseguraho kubo ijwi ryanjye ribuze kubangamira ka gripe gasa nakaje ariko nizere ko mumeze neza nizere ko muri amahoro ndi Benjamin Babu basoza imbere yanjye ndi kumwe na Meki Kayiranga mu myambaro myinshi y'umukara cyane Meki nizere ko umeze neza Uri murataka ngo akagripe kaje nta n'ikibazo nafite je nashize ndiko byiyumvamo nakize ariko yongeye isa nk'igaruka pe yatari harimo urumva hari ukuntu bumeze nuko umuntu abavuga ati reka ni karume nkore
ariko ubundi ntabwo ari uburyo ntabwo cyakabaye igihe cyo gukora so ariko kubera ko twiyemeje gukora gusa kubera aka kavura ko kenshi na kenshi ikirere gihindutse iyo transition igora abantu imeze nka malariya so twakirera abakunzi ba Bwiza TV badukurikiye umunsi ku wundi nyine bamugane nkuko batangiye wisegura baze kutwihanganira nibumva umuntu akorora nibumva umuntu itsamura nibumva hari ukuntu bimeze byakire neza twe turakora akazi mu gihe kibi no mu gihe cyiza so rero badukunde mu bihe bibi banadukunda no mu bihe biza cyane kuko umubiri wo tujuru urahinduka kandi ugahindukana n'ibihe numva ari ibyo ngibyo niko bimeze wari umeze neza ariko uretse ka grippe ntago meze neza kubera ko ndwaye ntago ndimo rango se ngo urashongo ngo umeze neza inzara iramwica ngo bana ngo ndiko sawa ndati ise yaraye hanze wenda bamurukanye mu nzu bati amakuru yanyu ati amakuru ati ni meza mu by'ukuri yaraye hanze aho mani bo akenshi twari tuzi ko mubaje haba mu mujyi wa Goma ariko n'abanyakenya nabonye ari uko babaje ati bana uko bien ati hapana baba niko nanja tunasikia njaa baba so bavuye kuri cyo ati jewe ndashonje rwose byo kumbwira ngo meze neza turambwira meze neza gute nisonze mu gihe umunyarwanda umaze ati so meze neza ati turaho rwose nta mahoro mu by'ukuri yarayarira cyangwa yiriwarira cyangwa se umubiri ufite n'inkeya yego ariko ndaho okay so makuru yacu rero ngira ngo twahera mu Rwanda kuva iki cyumweru cyatangira nta kindi kintu kiri kugarukwaho uretse inkubiri yo gufunga inganda zitandukanye zakoraga ibinyobwa bitandukanye bisembuye ubwo ni byo kunywa abenshi bazwi nk'ibyuma cyo kimwe n'ibindi binyobwa bitujuje ubuziranenge hanyuma kuva iki cyumweru cyatangira meki hamaze gufungwa inganda na nimugoroba nabaraga Rwanda FDA imaze gusohora irindi tangazo ry'inganda 27 zari zamaze gufungwa ubwo umubare wese ugera ku nganda 136 yego mbere na mbere iyi nkubiri wayakiriye ute yo gufunga inganda zikora ibyo kunywa bitujuje ubuziranenge ahubwo nakwibaza ngo ubundi kare kose bari he so muri ibi bintu byo gutanga ibyangombwa by'inganda zikora muri iri genzura ngo ryo kureba ubuziranenge bwazo havuze kenshi ko ari mu ruswa nicyo kintu mitamvuga havuze kenshi abamo za ruswa ugasanga bangiye gufungura uruganda undi baramwemere ugasanga undi uruganda barafunze undi ruracyariho kandi ugasanga bose bari kuri same level ugasanga umuntu ngo yagiye gusaba ibyo uruganda gukora ibyo kunywa mu by'ukuri product asohoye ku isoko si yasohoye so bantu bitwa ngo ni FDA ubwo ni food what ni ikigo gishinzwe ubuziranenge bwa food na drugs bavuze mu Kinyarwanda se ni ikigo gishinzwe ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa yego hanyuma hakaza na Rwanda of Standard ariyo ishyira ku rwego nyine ruri rushinzwe ubuziranenge urwego rw'ubuziranenge kureba ko ikinyobwa cyangwa se ibyo biribwa bifite ubuziranenge abantu bombi bakwiye kubazwa ibi bintu byose igihe nicyo kintu mbona hanyuma inkubiri yo kuzifunga nyinshi batinze kuzifunga kubera ko niba umuntu ashobora kugura agacupa k'amafaranga 400 k'amafaranga 400 wo kugura icupa ry'ibihumbi 20 tuvuga waguza akarahuri k'ibihumbi 20 agashoti n'urugero yego undi yaguza agacupa k'amafaranga 400 cyangwa se amafaranga 500 uko twisi turenga 500 cyangwa 2 yarangiza wa wundi waguze k'500 yabaye umusinzi waguze 20 ari nomo n'injege yego ubwabyo bikwereka ko harimo something behind so nuvuga ngo ni dondo ubwonko uko bagiye bazita ngaho ngo muzana izo numvisha muze ndicaye ngaho ngo bifite ibizina byinshi izi nganda zose zabagaho nge ari nk'izo narimbonye ubwa mbere ko inganda 136 kandi hari n'izindi regazi zigomba gukurikira atangaje no ko namona rwagwa rwitwa Yuriana narwo rwarugize rwarukuyemo ubushize wanyweyeho hano Yuriana mwarandoze narwo barukuyemo so urumva by'ukuri abantu barashize
abantu bashaka gukira mu buryo bwihuse ngo ushinga ugakura amafaranga mu bantu ari kubica. Hari uburyo bwo gukunda kora product nziza ariko kunde n'abantu yiha. So rero leta kuzifunga nyuma nako yari yaratinze ariko bikwiye kubazwa abakozi bo muri Rwanda Standard bikabanabazwa nabo muri FDA. Bakwiye kubazwa ibintu kubera ko ubona ko nibo bakujije uyu muco. Noneho ikindi kinarimo ariko ko harimo n'inganda zitafite ikibazo nazo ziri kubigenderamo. Bivange no nkubiri iri gutwara abantu. So mu byukuri iyi nkubiri niyo ahubwo noneho ikintu bita nibaza jewe umuntu wari waraziranguye. Nikiba no ruzingiye. Ubundi aho ruzingiye tuvuge n'urumugera umuntu yashinze liquor store. Iyi liquor store afitemo wenda nk'ibinyo kuko ari nk'umuntu ushobora usanga afitemo nka bura bunyobwa bwa miliyoni 10 se gusa. Hari umuntu wamusanze twahoze tuvugana ko nyine nibyo yacuruzaga yarambwira ko hahiyemo nka miliyoni 60 kuko yaranguzaga yari store nini aranguza abantu bose. Reba baraba Matewozi leta ibihombe cyane na Nyabugogo ku mashyira. Leta nayo ibirwana n'ubuzima nako ibihombeje abantu bajye mu bundi leta ubundi kamwereke babu nuko mu Rwanda nta tegeko ryo kurega leta. Ubundi abacuruza bakwiye kurega leta. Bakwiye kurega leta bakayibaza ngo mbere yuko tujya kurangura dushora amafaranga yacu twayakurangura tukayafata uruganda rugakora umwaka wa kabiri tukarangura tukazana hano wari uri hehe? Kuko ubundi igihe igihombo gikwiye kubazwa leta. Icyambe gikwiye kubazwa Rwanda Standard kikabazwa na FDA. Niho abantu bakwiye kubazwa igihombo cy'abantu. Abacuruzi wenda bo ubwabo barahombye. Aba ndavuga abanyenganda barahombye. N'abacuruzi basanzwe. Abacuruzi barikenda bagarukaho nyuma. Abanyenganda barahombye. Bo wenda kuko bakoze ibinyuranyije n'amategeko cyangwa bakora ibyo binyuranyije na product basaba meetings basaba ibyangombwa byo gukora. Abo bakwiye kubana abana biryozwa. Ariko noneho umucuruzi we wabiranguye kandi leta ibizi uwo mucuruzi arafata ibyangombwa aragenda ashinga iduka arangura ibyo binyobwa abizana he? Abizana mu aranabisorera. Uyu nguyu arabo wandi niwo mvuga ko uyu nguyu bakwiye kurega bino bigo bibiri bikabishyura amafaranga yabo. Wenda babinyweho ubuzima bwabo bo babugura iki? Nicyo gikomeza babo ni challenge ko wenda nko kubabinyweye. Imibare igaragaza ko hari abantu barenga ibihumbi 11 mu gihugu bazahajwe n'izi nzoga. Ugurwa kwa kundi rwose reba umuntu ugasanga yabaye umuhwere nizezengi abantu 11 nshingiye ku mibare yatanzwe na Minisita w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana. Wenda iyo ni ibyo bakora sample cyangwa n'ubushakashatsi bakoze ariko ukurikije ukuntu tutuyoga abantu batugotomera cyangwa se bakurikije abagiye bajya kwa muganga ukurikije ukuntu tutuyoga abantu batugotomeraga nk'umukarani wawe azibuka kujya kwa muganga ryari. Abenshi batunywaga iki kintu tuno tuyoga twangiza igifu tukangiza imyijima tukangiza impyiko. Abantu benshi barwaye izi ndwara kubera ibibazo. Ngo hari nk'abagiye kwa muganga barenga 100 bamaze guhuma. Ngo muri uku kwezi kwa 7 kwa muganga ho imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko bakiriye abantu 700 bagiye kwivuza inzoga kubera buno buyoga. Kubera ibi biyoga zino spirit. So ikindi gihari nakwibaza turi kuri abo mu Rwanda izi turukanze hizi za konyage ko yumvishe test ya ziriya tutuyoga twose bafunze impumuro yako. Nabonye kiwingu yagarutsweho cyane karahava. Iyo gufata kiwingu fate naza fata nizo muri hano hakurya hano hafi. Nazo ziragenda muri ko mfata zitwa Barcelona zitwa Simba siko mu Rwanda zitajya ariko barazizana ku buryo bw'amagendo. Hano hakurya bakora ibyuma biteye ubwoba. Ho byinjira bite bizagenzurwa bite? Iyi Rwanda Standard ini FDA bananiye kugenzura ibyo mu Rwanda. Ibyo hanze bizagenda bitsa. Ibi byose biragenda. Izi za GLBs ibikina nabonye hari naho bagiye babifata. Za Gordons ibiki byose biragenda. Gordons nayo bayishyira mu majwi. Nayo iragenda. Rega
mani leta yahagurutse ititaye ku musoro ibintu byayingirizaga. Inzoga ziri mu bintu bisora cyane, ko icupa ry'inzoga ritanga umusoro wa 65%. Ariko nyine kwayo ariko ifite abakozi batigeze bayikorera neza, izabanze we hagomba kubona accountability. Iyo accountability irakwiye, kuko ikindi narebe mu byinjira mu Rwanda bishobora gufunga ibyo mu Rwanda, ibyo hanze bikaza ari bindi. Nk'urugero uyu munsi wa none, inzoga ugiye hano nko muri Rubavu cyangwa mu mujyi wa Goma, ndavuga nko mu mujyi wa Goma no mu mujyi wa Rubavu, cyangwa ujye wegera igice cya Uganda za Cyanika, kubera ko abenshi bashobora no gukura inzoga mu bice byegereye imipaka. Yego, ise barishobora kwiza inzoga arizo, umuntu afata amakarito ya ve barayakora bagashyiramo ibyo biyoga. Bashobora gufata amarikeri n'ama whisky bakabishyiramo kandi ukabona n'ibyo, ku buryo abacuruzi barayira bati iyi ni original, isi original. Yego, izo zose uvuga n'uvuga ngo iza John Walker, iza Jameson, izi nzoga zose ubona amazina yose za Capitaine, hari amayoga uvuga uti ubona abantu iyo ugiye nk'ahantu mu tubara uvuga ati iriya ni pirate. Harimo umuntu umwe ugeze kuza nyine ambwira ati ngashaka kugura inzoga, ndamurangira ndigenda aragendera muri butike, arambwira yavuye muri Amerika, ambwira ati zira nzoga hafi zose ni pirate. Ambwira dore iriya ni original, kandi nuko nayo nkurikiye mbeje nsanga niko bimeze. Usanga nyine abantu benshi banywa ibikorano, umuntu akaguha haya ni etanol cyangwa se ikindi kintu yagushyiremo kinyabutabire. nabonye bavuga ko nk'izo ngizo mu Rwanda ahubwo nta nubwo ari na etanol bashyiragamo metanol. Yego, kandi metanol ni uburozi. Yego, bakaguha nyine iyo etanol cyangwa se metanol, twari icyo bagwaye cyose arakivangavanze, wowe ukakinywa uzi ko ari golden nk'ivuga, ukakinywa kuko nzi ko ari umweru, unyweye vin ni ikindi kintu bashyizemo ve, ubwiye ko ari Seracas cyangwa se ukibwira ko ari za dry. Inzoga zirahari z'amoko menshi. Yego, umuntu akabinywa yibwira ko ari ibintu bizima, mu by'ukuri ari uburozi. So rero leta nyine yaragutse, ariko imenye ko iba yarakerewe, ariko ikwiye no gukora ubugenzuzi, kuko ubugenzuzi ntibukwiye gukorwa nyuma y'imyaka 5. Inganda zimaze imyaka 5 zikora, zimaze imyaka 10 zikora, uhuje gukora ubugenzuzi, kubera ko abantu bagize gute, bagize ingaruka. Mbere yuko abantu bagira ingaruka, ubugenzuzi wakoze n'ubuye. Sasa aha ngaha niho rero habamo iki muri accountability, kuba barimo ruswa, kuko abakozi b'ibigo barakoraga. ariko bibuka ko iyi nkubirije nta n'icyumweru umukuru w'igihugu abivugaho. Ese kuki bafata ingamba ariko Perezida wa Repubulika yavuze? Ni intege nkeya no kudakunda kuko Perezida ejo bundi ubwo yaganirizaga indangamirwa nabwo yagarutse ku kibazo cy'inzoga, na mbere yaho yari yakigarutseho, urabyibuka, ngira ngo ari mu nama biro politiki ya RPF Inkotanyi. Nyuma yaho nibwo twagiye tubona inzego z'umutekano zirateranye, zirimo RDF, zirimo NISS na polisi, biga ku ngamba zigomba gufatirwa ibi byo kunywa. Icyo navuga yewe ntago mbona ko wenda umukuru w'igihugu nta nubwo mvuga ko akwiye kubategerezwa, kubera ko aba bayobozi dufite ubundi bakaba babikora, yaba Minisiteri y'Ubuzima kubigira uruhare mu kureba ubuzima buhagaze gute mu gihugu, kuko Minisitiri w'Ubuzima kuza kubivuga gusa kuko bafunze izi nganda, cyangwa se kuko abantu bagize impact ku burwayi, bagize ibyorezo biva kuri izi nzoga. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ikwiye, kuko ni Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu n'imibereho myiza y'abaturage, sibyo? Bakwiye kubira mu mibereho myiza y'abaturage, isi ibyo banywa bijuje ubuziranenge, izi yaba fanta, yaba iki, yaba amaji akorwa, niba baciye urwagwa rwakorwaga n'abaturage, isi ibi biyoga byo bikorwa mu gihugu. Tufata urugero, bajye muri izi nganda zindi, izi za Bralirwa nazo bazijyemo, n'ugiye kuzamaza zivuga n'iza Skol, zose zirishyashya. Bashobora kwibaza impamvu abantu mbere mu myaka 5 ishize banywaga Heineken ntizibice. Fata Mitsingi, reka fata Heineken ubwayo. Mitsingi nanabyanditse kuri X yanjye. Mitsingi umuntu asigaye ayisoma, bugacya mu gitondo igicurane cyaje, kandi wayinyweye uri muzima, umutwe wajanjaguritse. Ibi nyine nibyo shaka kuvuga, twibaza impamvu abantu banywaga Heineken babinde ku mutwe mu myaka 3 gusa ihari, abantu bakaba bataka umutwe. Twibaza impamvu izi nzoga za Mitsingi za Primus zose zagiye zitakaza teste yazo.
ugasanga ahubwo icyo bashyiramo ni ikintu kikumena umutwe gusa cyangwa se kisembura abantu. So hari ibintu byinshi leta yo kurira ku misoro cyane narebe zingana ko zo zina ibi byose bije ngewe ntago mvuga ko bije kubera ko umukuru ahubwo bije nyuma y'inkundura nyinshi y'abanyamakuru bagiye bakavaringa inkuru nyinshi cyane, abantu bahumye, abantu bapfuye, abantu basinze, bagiye babivuga abanyamakuru kenshi cyane bagaragaza ko zingana abenshi bagira ibibazo byinshi cyane kubera Gicumbi iyo agira na karere katejwe izi nzoga ko muri Gicumbi hari nk'abaturage barenga 10 by'umwihariko urubyiruko bagiye bicwa n'izi nzoga. Urumva uri umwana muto w'umusore nkanjye, abantu baragufashe Benjamin 8 wazimara wenda ubwo ni ngufe 5 ninazimara bati bakazizana hanga batinywa nkakubita iya mbere iya kabiri iya gatatu igahita ingarika. Urumva byanga bikunza bari ikibazo gikomeye kuko nabonye nka Minister Sabe mu kiganiro yahaye kimwe mu binyamakuru byandikirwa ahangaha yavuze ko hari nk'ibi by'umusanga bifite volta ya 40 kw'ijana ariko babijyana muri laboratoire bagasanga gifite nka 70. Ibaze volta ya 70 mu mubiri wawe kandi abantu bagumya kugotomera. Reka tubiveho twigire kuzindi nkuru nyine, ariko leta ibyo iri gukora gukora inshingano zayo ariko yatinze kuzikora. Nge nicyo navuga, ikintu nicyo wasabye ko tubivugaho. Leta iri mu nshingano zayo ariko yatinze kuzikora. Ikindi nibaje ni umucuruzi wahombejwe katari we watanze uburenganzira bw'uruganda mikoro y'uruganda siwe wana koze yaragiye ararangura kandi arangura kuki mu nganda zemewe we mu gihombo cyo kirabazwa abandi. Ibyo byose rero twagira gute twakwibaza babo. So wenda tugiye mu zindi nkuru zikomeje kuvugwa, nabonye uwahoze ari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu myaka yashize bwana Karinzanzu Kasivita yagarutse ku ifatwa ry'umujyi wa Goma. Uyu mujyi wafashwe ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere umwaka ushize. Avuga ko yari yamaze kubona ibimenyetso byagaragaza ko Goma ishobora kugwa mu maboko ya M23, ari nayo mpamvu yahisemo gufata iya mbere ahunga uyu mujyi mbere y'icyumweru kimwe ngo ufatwe. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Stani Bujakera Chiamara kuri Space ya X, Kasivita yavuze ko ubunararibonye yari afite bwo kuba yarabaye muri Goma mu bihe bitandukanye by'intambara bwatumye amenya ko ibintu bitari kugenda neza na gato. Ati ibimenyetso nabonaga i Goma ntibyampaga icyizere, niyo mpamvu nafashe umwanzuro kuva i Goma ngaruka i Kinshasa. Uyu mugabo Meki yavuze ko nubwo yari yarahunze mbere umuryango we nabo bari kumwe batabashije kwirinda ingaruka zatewe n'ifatwa ry'uriya mujyi. Ati twabuze inshuti dutakaza imitungo, uyu mitungo yacu igenzurwa n'abayobozi bariho muri ako gace, ariko nibura imiryango yacu yabashije guhunga kubera ko turi abanyapolitiki. Hanyuma yavuze ko ifatwa rya Goma ryashoboraga kwirindwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa muri icyo cyumweru kimwe yahunzemo na mbere yaho. Iyo buza gushyira mu bikorwa neza ingamba avuga ko Perezida Tshisekedi yari yaratangaje zo gukemura ikibazo cy'umutekano binyuze muri politiki, diplomasi n'igisirikare. Ati iyo iri huriro ry'ibisubizo bitatu riza gukora neza mbere birashoboka ko Goma itari gufatwa. Iyo bikora nk'uko bari kubikora ubu ngubu. Nk'uko bari kubikora ubu ngubu? Iyo bikora urabona uyu mwaka wa 2026 iyo bakina diplomasi nk'uko bari bakinaga ubu ngubu bakavanga n'igisirikare na politiki, cyangwa se kuva muri muhera za 2025 ko bakinye diplomasi bakura M23 muri Warikare ikavayo ndetse M23 ikava no muri Uvira. Iyo bikora nk'uko nguko byari bushoboka. Ariko simbona imbaraga zijyanye no kubanguza rasa M23 zikayisubiza biyo biragoye. Ikindi imigambi yabo yo gushaka guhunganya umutekano waho M23 yafashe ariko bagashaka no guhunganya umutekano w'u Rwanda ntago byari buborohere. Ibwabyo ubwabo ibyo avuga ibimenyetso avuga ubwabyo gushaka gutera u Rwanda, gushaka kujya kurasa M23 ubwabyo byari karayi ishyushye babaga bishyizeho kuko babaraga ko bagomba gufata Gisenyi, bakagira gute bakaza mu Rwanda. Ibyo rero
ubwabyo byari iki yari inzira ijya gute ituma umujyi wa Goma ujya gute ugenda yego hari ibyo kuvuga ngo inzira eshatu bazizanye bakerewe iyo bazizana ko rwose byari gushoboka yego hanyuma yikomye ibiganiro bya Rwanda urabizi ko ibiganiro byari bimaze igihe bihuza u Rwanda na RDC yavuga ko byananiwe kugera ku ntego yabyo aho yavuze ko u Rwanda rwahisemo kuva muri ibyo biganiro kuko ngo byagaragaraga ko rwari rufite izindi nyungu zitandukanye n'ibyari byitezwe muri uwo murongo w'ibiganiro yavuze kandi ko abaturage bo mu bice bya Goma Rucuru Masisi na Rubero bakomeje kubaho mu buzima bugoye bakaba bategereje ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwo bwakongera gusubira muri ibyo bice ariko simbibona so kuba abaturage babayeho nabi wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi birashoboka uko cyambere abaturage badafite amafaranga gere kamere ku cy'amafaranga niba umujyi wa Goma warajyagamo indege zisuplyinga zana ibintu bikajya muri za Rubero bikajya muri za Rucuro muri za Masisi zikajya muri Sud Kivu uyu munsi niba ariko zitakigwa bya byose abaturage bagira ingaruka kuri icyo kintu ndabibura turugiro ku bintu bijyanye n'imyenda yarabuze imyenda yacaguwa inkweto byaruriyeho ikindi ibura ry'amafaranga muri no migi no mu byaro yego niba amabanki yarakoraga mu migi abantu bafite bakora ntuza activities zijyana n'amafaranga umunsi amafaranga yabo benshi akaba yarafungira mu mabanki cyangwa se bakaba biyagora kugira ngo yafate uyu munsi bakaba abaturage babika amafaranga mu rugo aho kugira gute kujya mu mabanki ubwabyo urumva economy ya bino bice yagize gute yagiye hasi kuko urumva niba nta rujya n'uruza rw'amafaranga ruhari niba abantu amafaranga yabo afungiye ari bloqué badashobora gukora movement cyangwa se activities zishingiye kuki rwa ruherekana rw'amafaranga naguze naranguye nacuje so ubwabyo birakwereka ko ibintu bitoroshye niyo mpamvu ubona ko aba bantu bo mu gihugu mugiye neza ubona ko ikijyanye n'ibyishimo benshi ntacyo bavuga ko mu gihugu abantu bajyaga banywa ubundi akenshi mu tubari bakanywa bakenjuga ariko abantu benshi banywera mu magungu yego kubera icyavuga ati se ndajya mu kabari nta byishimo nyine so ibyo avuga byo nibyo rwose ntacyo aho kubijyana n'umutekano bameze neza umutekano barawufite ariko umutekano mu nda ku mufuka this is a problem hanyuma Kasivita wenda kubatamuzi muri iki gihe akuriye komisiyo ishinzwe igisirikare n'umutekano mu nteko ishinga amategeko ya Kongo yongeyeho ko abona ubuyobozi bwa AFC M23 bukomeje kwagura imikorere yabwo mu bice igenzura byerekana ko bugamije kwaguma igihe kirekire we abona ko M23 kuba yatera intambwe isubira inyuma ari ibintu bigoye cyane ibyo avuga ibintu byo byose ndumva ari ukuri M23 iza ko ibikorwa ikora n'ibikorwa bigaragaza ko izahagoma imvugo yayo no mu nyandiko zayo zigaragaza ko izahagoma no izava igeheye ubundi M23 iza kwava iza kuba ari hava ukwezi kumwe kuba yaravuye ahubwo noneho ikimeze gute irasukura iragura igenda ijya mu bice referendum izajya kuba ibice byose M23 ikeneye nabibonye so rero abakongomani bari batuye umujyi wa Goma umujyi wa Bukavu muri no mijyi yose itandukanye navuga ko ikintu bakwiye gukora ni ukwiyakira bakayakora kandi biteguye kujya gute kubana na M23 mu bice byose barimo yego ibyo kuvuga ngo ntibayishaka ngo n'abanyarwanda bazayibana nayo rwose uko bazi ko amabinga atuyasiga amatwi niko nabo bizagenda yego yego hanyuma nyuma y'iyi nkuru ngira ngo twajya kuri Genocos cyangwa twayifatanya na Sud Kivu twaguma muri Kivu y'Amajyaruguru gusa na Kinshasa birabihagije Kivu y'Amajyepfo turikora kwa njyaho niko twabivuze yego Kivu y'Amajyaruguru ari deployment zihari of course ntago zabura kuko deployment ziracyakorwa mu bice bya Rubero zirakorwa mu bice bya Warikare nk'unabuze mbona ko Warikare hari n'ahantu bazareno na M23 barwanye deployment zirakorwa muri ce byose biri byegereye urugamba subona ko ikindi huya ko PARDC na FDLR bari gupanga uburyo bakora imirwano mishya ishobora gutuma abantu bagira ibindi bice bigaro cyangwa se bakaza guteza umutekano muke so muri rusange urebye neza nicyo gihari wareba rero n'uko ari urebye nk'uko ari no kugira gute occasion deployment uko Sud Kivu deploying niko na Kivu y'Amajyaruguru kugira gute deploying amande zombi kandi haba M23 ndetse no kuri FARDC yego we n'ikindi twabwira abantu nuko Warikare amakuru havugwa nuko mu ijoro rya Cyengo Wazalendo
zasahuye abaturage ba Bureusa, zateze zibasahura imitungo itandukanye, ibyo kurya n'amatungo. Gusa iby'imirwano muri iki gihe bisa n'ibituje ukuntu. Imirwano gasina ngombwa ni bareke no kurwana. Bayagarike amakuru turayabona n'ubundi si byose tubasa amakuru. Abantu benshi bakunda imirwano ariko imirwano ni ikindi kintu baba. Wenda mbere yuko dusoza indi ngingo tutarenze ingohe ni y'ikiswe Genocost, ni ubwicanyi cyangwa se jenoside Kongo Kinshasa maze igihe yenyegeza ivuga ko bwakorewe abaturage bayo bo mu burasirazuba, hanyuma ikavuga ko ubu bwicanyi ngo bwaba bwarakozwe n'u Rwanda. U Rwanda rwakunze kubutera utwatsi, ndetse Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane warwo Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu kiganiro aheruka guha radiyo Agasaro ka Buraga yavuze ko iki cya Genocost Kongo Kinshasa ikomeje kuzamura ari ukwigiza nkana. Yabivuze nyuma y'uko ku cyumweru gishize ubwo Kinshasa haberaga umuhango wo kwibuka iyi Genocost, Perezida Felix Tshisekedi yongeye gushyira u Rwanda mu majwi arushinja kuba ari rwo ruri inyuma yarwo. Hanyuma nyuma y'ibyo Tshisekedi yavuze n'ibyo u Rwanda rwasubije, byabaye ngombwa ko umutwe wa AFC M23, umutwe w'Abanyekongo baharanira uburenganzira bwa bene wabo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, nawe wavuze kuri iyi ngingo. Turi hano uburenganzira bwawe nawe gusaba ikintu cy'Ikinyarwanda cyangwa ivuga ko ari abakongomani, ariko abiganjemo bavuga Ikinyarwanda. Uvuga gusa turi umutwe urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa bihagije. Okay, ntaribe. Hanyuma ihuriro ryayo ririmo na AFC ryavuze ko ibyitwa Genocost ari igitekerezo cya politiki cy'ubutegetsi bwa Kinshasa kigamije kuyobya ukuri ku mateka y'ibibazo byabereye muri iki gihugu no gushyira mu majwi u Rwanda. Hanyuma mu itangazo uyu mutwe wasohoye meki kuri uyu wa 3 Kanama 2026 wavuze ko igikorwa cyabereye i Kinshasa cyo kwibuka cyafashwe nko kwibuka jenoside yakorewe Abanyekongo, ariko gishobora guteza urujijo ku byaha mpuzamahanga no kubangamira inzira y'ubutabera n'ubwiyunge. Iri huriro ryavuze ko ryunamira Abanyekongo bose baguye mu ntambara n'amakimbirane yabaye mu gihugu, atitoye ku bwoko, ururimi, idini cyangwa intara bakomokamo. Hanyuma reaction yawe kuri iki kintu cya Genocost ni iyihe? Reaction yanjye yewe icyo mvuga ni uko ubutegetsi bwa Kinshasa buri kugenda buzana ingingo nyinshi. Ni amakarita. Buguzana ikarita imwe irasaza bukazana indi. Bavuye ku kintu cya Misi yashize bavuga ko meturango itubariza amasezerano, bayishinjaga ibintu byinshi cyane, bayizanye ibintu bya Kishishe, bazana ibintu by'abantu bo muri Rucuro byasohoye na Amnesty International, bazana ibintu byinshi cyane. So uyu munsi rero bazanye ikarita y'iki ya Genocost, bagarura bya bintu bya muntu za uriya mukwege. Yego. So icyambere ibintu bari kubikora niri bagamije kuvuga ngo muri no hari, urabona ko Tshisekedi ari bize guhindura itegeko nshinga. Hakaba amasezerano ya Doha n'amasezerano ya Washington. Nyuma y'ayo masezerano hakaba n'uburyo hari ingingo zagomba kubahirizwa bagomba gukora. So kugarura Genocost cyangwa kuyivuga n'uburyo bwo kuyobya kugira ngo agenda setting zabo zigire gute zibashe kugera ku ntego, cyangwa se mu gihe abaturage bari bize kuri Genocost, Tshisekedi araba ari ubinga akora areba uburyo habaho ikintu kijyanye no gutegura itegeko nshinga. Mu gihe hari kuvuga ngo Genocost, Tshisekedi araba areba uburyo muri bya biganiro bya dialogue national ashobora kujya gute kurobingamo n'uburyo yabikoramo. So urebye neza ibi byose ndabona mu mpamvu za politiki. Iyo bavuga u Rwanda bikora kuri abakongomani baravuga cyane bituma bajya gute barangarira. Rero ukabona ko ni ibigamije kurangaza abantu. Gusa M23 urumva irabyamagana n'u Rwanda rwabyamaganye. So ubona ko ibi bintu babo bazahora babivuga, bazahora babikoresha izi mvugo, ariko mu by'ukuri behind hari ikindi kintu.
nyuma y'amarido hari ibindi bintu byabihari batagaragaza ariko bakatwereka ko twebwe bakatwereka iyo dukwiye kumenya, ariko ibyo dukwiye kumenya nabyo ugasanga bigize gute, harimo urujijo. Uravuga Jeune Coste ariko ntugaragaza what's going on, what's next. Hariko uravuga ibyo bintu, none se abayikoreye bari hehe? Yibasiye bande? Yego, yibasiye bande. None se ahubwo byo abo yibasiye bo nibura babonye ubutabera? Ni nk'ibi tuvuga byo mu Gatumba, bo barabura iminsi mike cyane bakwiziza imyaka ari 10 n'ingahe abanyamurenge bice mu Gatumba 2004 ku itariki 13 already ni imyaka 20 na kugeza uyu munsi nta muntu ubivugaho. Sibyo, hari ibintu byinshi cyane twari ibi byabaye ntuzano mu za Kirorirwa aho batwitse amazu ku Nturo, ntawe bivuga. So abaturage barashize ibi byose mbona ko ari turufu zigamije kujya gute gufilinga cyangwa se kuzuza agenda politique ziki za UDPS ndetse n'abandi bose ari mu butegetsi. Nyuma AFC Ventura yavuze ko gushyira hamwe ibya byose byabaye muri RDC bikitwa genocide bidahuye n'amategeko mpuzamahanga, ahubwo bishobora guhisha ababigizemo uruhare no guhindura amateka intwaro ya politiki. Yego. Ati igitekerezo cya Jeune Coste nk'uko kiri kwamamazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa gishingiye cyane ku nyungu za politiki kurusha gushaka ubutabera. Cyanahinduye ibiganiro ku mizi y'ibibazo bya Kongo byerekezwa ku nkuru y'amateka ikoreshwa nk'igikoresho cya politiki. Nyiri horero kandi ryavuze ko uburyo Jeune Coste ikoreshwa mu biganiro bya politiki bushobora gukomeza gucamo ibice abanyekongo no gushyira icyasha cyangwa se gusiga icyasha ku baturage bamwe bazira inkomoko yabo, ururimi bavuga cyangwa uko basa. Hanyuma iri huriro ryavuze ko Jeune Coste iri gukoreshwa mu guhisha icyo rivuga ko ari jenoside ahubwo yakorewe abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru, abanyamurenge bo muri Kivu y'Amajyepfo, abahema bo muri Ituri n'andi moko. Yego. Urumva nyine ibyo turi komeza ivuga niko biri, ndetse n'ibyo u Rwanda ruvuga niko biri. Ngende bona gutyo nyine barabikora gutyo barirengagiza. Twanze ejo bundi uzi ko turasohoye itangazo cyangwa isohora amadokima agaragaza uburyo Minembwe habereye iki ubwicanyi bumeze nka genocide. Urumva deje already hari ibyo turabona turi Rwanda bashinjaga leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi. So kugarura bino nabo biratuma iminzani yabishobora kureshya. Uko umunzani waruri Minembwe wagaragaza ko leta igize gute iri mu mazi abira. Nabo bahise bazamura ikindi bazamuye kundi munzani wabo kugira ngo hatagumya kuvuga gusa ibyakorewe abanyamurenge ahubwo havugwe n'ibindi. So byose ubona ko bigamije kugarura kugarida cyangwa se kurinda inyungu zabo. Hanyuma kongera kuvuga biriya bintu biratuma n'amahanga cyangwa se n'abandi bantu bashigeze gute bashobora kurangara. Ariko babonka kubwira ngo ushobora no kwibaza impamvu wayambe turahise isubiza ako kanya. Impamvu isubiza no kwibona ko iki kintu kitoroshye mu buryo bwa politike, ntago ari ikintu cyoroshye. Kuko Kinshasa kizamuye kuriya kivuga mu itangazamakuru kivuga mu gihe none ingingo zijyanye no kubariza amasezerano zirimo CCLF zirimo gufungura ifungwa size gute zitarubahirizwa. Urumva hari uburyo babikora. Ibi byose ni umukino wa politike babo. Yego, umukino wa politike rwose. Okay. Buni sari kigaragaza ko muri Kongo Kinshasa habaye genocide. Tugende wenda ku ntambwe 10 za Gregory Stanton. Ntayo. Intambwe 10 nawe urazizi ntayo rwose. Kuko icyo bita genocide hari intambwe yo gutoteza abantu, sibyo? Ahubwo ugiye nayigaro nkajyana ku bantu bavuga ikinyarwanda bo muri za Masisi na Rucuru. Bahunze amaze imyaka 20 mu nkambi. Aho kumbwira ngo hariya ngo ubwice bwabaye ngo ni genocide gute se? Hari ukubanza kugira iyo ngenga bitekerezo, hari ugushyira abantu hamwe, hari ukubadekiriva ukabikora, hari ibintu byinshi, hari izo ntambwe 10 zigira. Yemona ntabyo ahubwo vuga ngo nukuyobyura ariko baturage bandi bagize gute babigendemo. Ariko icyo mbona nge iki kintu iyi mvugo y'abantu ihuriye muri agenda politique bimirije imbere bashaka kujya gute ko ariyo iba ivugwa cyangwa se igamije kurisha rubanda, ariko kugira ngo agenda politique yabo igire gute igaruke ku meza. Yego, nicyo mbana. So nakushimira cyane. Urakoze cyane.